mufashe tubashimira nanone tubakira mu izina rya Yesu. Amen. Ntabwo byari byoroshye muri gahunda bari bafite ariko bitanze barazi. Abasore rero n'abana beza bazi kuririmba kandi baritanga. Ikindi buriya bafite n'ikinyamakuru. Bafite ikinyamakuru buriya bwo mureba ubigitwa utazi kuririmba ni ibibazo. Icyakabiri utafite ikinyamakuru nanone nk'itorero byaba ari ibibazo. Hanyuma muri make hari abandi bana reka sabe bari abakobwa bahaguruka muze hano hino iraho naho ngaho banagukubite ku karubanda aho ngaho iraho ngaho bariya n'abana ba Samuel rwose n'abana bacu ngo duheruka mu butumwa igitwe ejo bundi barishimye cyane bongera kubona Mutabaruka baramubonye baranezerwa barangije maze sinakubwira amapica baradufotora sinakubwira none uyu munsi bumvise bataho hari nta mpamvu yuko tutari bujye reba ahantu baturutse igitwe bakaza aha ngaha nubwo bagomba kuba bari kumwe na bagenzi babo ngabo murabona atari ubwitange bukomeye kumva ngo ari hano mu by'Imana turahamusanga ibyo rero ni igitangaza cyane mufashe tubakira abo bana bacu abakire mu izina rya Yesu Imana ibahumugisha baje kubona uza kwigugata seru kandi maribu na kwa batagize bose mu byumve mbese gutsinda abandi batsinda uzasubiza iki ugeze imbere y'umwami w'abami wakuriye marigisha nawe ukaburimburiza kuriza marigisha nawe ukaburimburanegurana marigisha nawe ukaburimo uracakira uzasubiza igihe utagezero abandi batsinze wipfusha umunsi amaraso ya Yesu kandi yarakuriye agukunze dore igihe ni gitoya mugenzi wiragaza n'ibihendo by'umwanzi ngaho kurikira mwarimu Yesu ukiza ni mwarimu kandi Bibiliya ni note yiga ushyize umwete wipfusha umunsi amaraso ya Yesu kandi yarakuriye agukunze dore igihe ni gitoya mugenzi wiragaza n'ibihendo by'umwanzi ngaho kurikira mwarimu Yesu ukiza ni mwarimu kandi Bibiliya ni note yiga ushyize umwete baje kubona utaremera kwakira Yesu kandi uwa Yesu nakwa batagize rwose ukire mbese gutinya imbabazi zishize bazabigirute dore yarangiye kuvuga maze biruke dore inama rero kugira uyu munsi wisubiyeho kurikira Yesu kuko niwe wakuyobora inzira Etayo byose wowe ugiyemo maze wizere umukiza Yesu dore ari hafi yo kugaruka wipfusha umunsi amaraso ya Yesu kandi yarakuriye agukunze dore igihe ni gitoya mugenzi wiragazwa n'ibihendo by'umwanzi ngaho kurikira mwarimu Yesu umukiza ni mwarimu kandi Bibiliya ni nayo note yiga ushyize umwete wipfusha amaraso ya Yesu kandi yarakuriye agukunze dore igihe ni gitoya mugenzi wiragazwa n'ibihendo by'umwanzi ngaho kurikira mwarimu Yesu umukiza ni mwarimu kandi Bibiliya ni nayo note yiga ushyize umwete wipfusha amaraso ya Yesu kandi yarakuriye agukunze dore igihe ni gitoya mugenzi wiragazwa n'ibihendo by'umwanzi ngaho kurikira mwarimu
Isirayeli amaze kumva amajiji muri yenda kubera ubwoba ati munzanire n'abandi uwo akiri ibibembe aramenya yuko ntabwo Isirayeli harimo Imana n'abandi araza mu cyubahiro no mu Isirayeli abo kwa Elisa bati databuja n'abandi dore nguyu Elisa ati mubwire n'abandi uwanjye muri Yorodani ibire karindwi arahera ko akiri ibibembe harimo Imana mu Isirayeli harimo Imana dufite Imana ifite ubushobozi bwo gukiza indwara nawe uyu munsi niba ubishaka isanga iyo Mana isenge bikwiye urahera ko ukiri ibibembe harimo Imana mu Isirayeli harimo Imana dufite Imana ifite ubushobozi bwo gukiza indwara nawe uyu munsi niba ubishaka isanga iyo Mana isenge bikwiye urahera ko ukiri ibibembe Namani umuga umira usuma wo muri Siriya amaze kuva mu mazi ahereye ko aracira rwose umubiri we wavuye gusa n'umwana mutoya uhereye uko ntiyigeze yongera kwitwa umubembe Namani asubira muri Siriya ashima Imana abanyasiriya bateze koko yarakize rwose Namani ati ntabwo mureba ko yanyijije ibibembe hariyo Imana mu Isirayeli hariyo Imana harimo Imana mu Isirayeli harimo Imana dufite Imana ifite ubushobozi bwo gukiza indwara nawe uyu munsi niba ubishaka isanga iyo Mana isenge bikwiye urahera ko ukiri ibibembe harimo Imana mu Isirayeli harimo Imana dufite Imana ifite ubushobozi bwo gukiza indwara nawe uyu munsi niba ubishaka isanga iyo Mana isenge bikwiye urahera ko ukiri ibibembe harimo Imana mu Isirayeli harimo Imana dufite Imana ifite ubushobozi bwo gukiza indwara nawe uyu munsi niba ubishaka isanga iyo Mana isenge bikwiye urahera ko ukiri ibibembe Kurangwa mukaga gakomeye ndi kumwe na Yesu sinzatinya kurangwa mu ruzi rusuma Yerusalemu ndi kumwe nawe nuko natanga mu muriro sinzatinya kuko ndi kumwe na Yesu n'igihe abasore batatu bari kwitanura n'umuriro ntibashya nanjye niba nizeye Yesu nzatinya n'ukuri Yesu Kristo ashobora byose ni muzima yaratsinze yanesheje urupfu imfunguzo z'ikuzimu nazo arazifite umwizera akamimika muri we azamuha imbaraga atsinde ni muzima yaratsinze yanesheje urupfu imfunguzo z'ikuzimu nazo arazifite umwizera akamimika muri we azamuha imbaraga atsinde
Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe, umukiza wacu yaratsinze, yanesheje icyaha na Satani, yamutsindiye igorogota. Umwizera wese azabona intsinzi kubw'amaraso ya Yesu. Igihe cyo kwizera umwami Yesu ni none, ngaho hitamo umukiza uyu munsi. Nawe niba wizeye Yesu uzatsindwa n'ukuri. Yesu Kristo ashobora byose, ni muzima, yaratsinze, yanesheje urupfu, imfunguzo z'ikuzimu nazo arazifite. Umwizera akamimika muri we, azamuha imbaraga atsinde. Ni muzima, yaratsinze, yanesheje